Owe. Nani umeshiki. Na umeshiki nazi. Nasi untakuyobewe koko. Umeshiki. Nta kintu muhishe pe. Nese birabyamenetse harira nibiki. Se ntubona ko ari amazi n'amazi nari ndi kunywa kubera ko nari ndi gusasa ahita ameneka. Turaziranyerega. Nase ndabe nyame. Ureba se urebye. Akosugira ubwenge buzima. Kaho sibyo nakubwiraga. None se iyo umuntu aguhaye butama wiyongeraho nangenda. Akuswe nakubashye ukageraho ukarengera. Nari ndi gusasa. Se wabibonye ko nari ndi gusasa. Ikindi ushaka ni igiki? Mbwira nabari ko nyame rwose turaziranye kandi turi n'inshuti. Diro mbwira icyari kikuzanye. Nese niba nkubajije ikintu uhishe urumva ari ikibazo koko nk'umuntu wawe. We wambabare kunkura mu mutwe. Yesu ugira ukiri gitwe. Yesu hose mba nagukoze kubutirikana. Oya. Urabizi ko mirongo itinya pe. None se iyo ndi gukora kutirukanka gutyo. Oya Okay. Please nongeye sibyo. Ubona iyo twishimye ukuntu biba biryoshye. Maze telefone wayitaye hasi kandi wajya ubanza ukareba n'abaguhamagaye. Nta muntu wampamagara. Kana abantu benshi tuba tuziranye se. Ubwo muri kera. Iyo utigeze nabi. Njya nijya nabi. Ese ko ufite ubwoba. Oya. Nk'umuntu birabyaranye. Kandi urareba hari ikintu wabitsa uje gushaka. Oya ntacyo. None se urambaza iki? Nje kukubwira niba nakujaburira ku ifiriti dore niyo nari ntetse kuko wari umaze umwanya nta kintu uri. Subizwe turi inshuti. Nyine suri kuba nkubwiye nabi. Subiza ibibazo umaze iminsi mfite. Ibibazo mfite byose narabikubwiye. Ibibazo ntabwo usigaye uhora wigunze ukurira. Usigaye uhishahisha utuntu. Uwe niwe uri kumbwira gutya. Ibibazo mfite sinabikubwiye. Kose nyame nawe niwe ntukandenganye. Mama wawe yarakunshinze. Yarambwiye ngo njye nkureberera buri kimwe cyose. Rero mbonye ubabaye nanjye bintera agahinda nk'umuntu ukureberera. Se ugira ngo ndeke kubwubaza koko. Basi ndakumva. Sori kuba nkubwiye nawe. Ni nta kundi. Nyine ibyo firiti byo. Nibuze kukubwira nawe n'imikino. Ubu ntayo ushaka noneho. Izi minsi mfite stress. Ntuzanire umuneke se basi. Ndi kukubwira. Sawa. Mana ndakwinginze upfashe embe ntwite pe. sinzongera gukubita ariko nawe ntuzatume ngira impamvu nakubise. Ngenda gusezeranya. Sibyo? Reba ukuntu ufite utwara twiza. Ukuntu nawe uri mwiza. Uzi uri guseka ukuntu uba umeze neza. Ariko iyo uje wafunze iso umeze ngo ndakurira nkahita mvuga ngo shitani bananye mbabona ari nka shitani yinjiye. Nyine ubukanganye ibyo mbabara nyine ibyo wari useka ukuntu bikubera. Ntabwo bemerewe kubivuga nyine. Niyo kutagira umutima nyine nyine kuba urakaye. Birakubihira cyane. Uzi wose umeze gutya uri romantike. Nta n'umugabo kuri iyi si wakurusha ubwiza. Reka njye mpora gutya. Uzajya ubikora gutya? Promise. I promise. Sure. Okay. Nurenga ku isezerano
kereka niba ari wowe uzatuma oya kuko cyumva ko ari ngewe ariko buri gihe oya rega tugomba gukoma urusyo tugakoma nk'ingasi uvuga ngo uko byenda bose ntabwo umuntu barakara gutyo gusa ngo bivumbuke pufa ahitarakara sibyo ni ukuvuga ngo ngewe ndabizi ibintu wambujije ntacyo ariko nawe urabizi ko bigoye kandi dore dutangiye kurakara urabizi pe biragoye basi wowe uzamitiremo uvuga ati ugire inshuti zimeze gutya nanjye nyine mbona abantu tuganira ariko uzi kwirwa mu nzu guhera kwa mbere kugera ku wundi wa mbere nta muntu n'umwe muganira nta kintu wumva ko hari ibyo ushaka ega iyi nshuti nanga ni iz'ubukura kandi izo nshuti zari iz'ubukura ibyo ni byo mba nashaka ariko nanone kugira inshuti zihora zigusura wowe utazisura ni ikibazo okay nta kibazo njye ndemera ibyo basi reka musaba akantu kamwe naniseke nasetse okay ikintu ngiye kukwisabira kandi umfashe sibyo cyane twabaye inshuti twabaye akana keza nawe sinabaye akana uburyo uri kugisasira wagira ngo ugiye kumbwira ngo ujye kwica na perezida sinzi ibintu ushaka wabikora Sinyami wowe usigaye uhora urira buri munsi koko ese kandi noneho byagenze gute mu by'ukuri wende mabara unsigaye njyenyine ubundi zirandangiraye nkese gute Nyampi aho bigeze tujya gufata umwanzuro ku giti cyanjye ko ndabona ko iyi si itacaka mbona ko utari njye byaba nyine nsobanurira Nyampi nsobanurira umbwire we mbabarira ni ukuri kuva nkese buri gihe nza nkubaza uko umeze cyangwa ikintu wabaye umbwira ngo ni inkwihurire neza ubu ndakora iki kuko buri munsi nzaza nkubaza ngo umeze ute umbwire ngo ni Nyampi nizere ko aka kantu atari akawe ngizere ko atari akawe wowe nakanye Nyampi uratwite sinabwe ko nkunda nonese wowe ukunda bituma nica perezida no nyine okay biragoye ariko ikindi cyose wagikora ikindi kitari amafuti nicyo rero ese ushaka nkoresha amafuti oya nabona gukoresha amafuti ariko basi urabona nyine hashize igihe kinini pe mu rugo baza hano urabona noneho ntibanaheruka kubera ko babona ko baraza ariko twe ntabwo tujyayo basi ntabwo wama byibuze umunsi umwe nkajya kubasura nkagenda ndi bugaruke nta bintu byo kuba wenda ndi burariyo kugenda niyo twajyana nta kibazo cyangwa ugaha umushoferi nkakangezayo nkugaruka none se ko utangiye kurakara none se iwanyu ngo banze ko oya
nyine kubera guhora baza twe tutajyayo basa nkaho barakaye urabona wenda dushobora kuba twabasuzuguye kandi ni ukuri nkumbuye mama wanjye ndagushimira pe ndagushimira wanyweye mu bukene mu rugo uradufasha ndabyibuka kariya kazi wanyweyemo pe kariya akazi k'amafuti nsuzugurwa na buri umwe nkakora nanjye natakishimiye byibuza bwarimo mbabarira dukore nese kuki mama ataza gusura erega niyo mpamvu nagukuye iwanyu uko nyine wagomba gukora so ushaka gusura ni ukubasura ntabwo ari ukugisubirayo ababyeyi nibo basura umwana ntabwo umwana ari gusura ababyeyi ubyumva hari icyo wasize tuzaba tujya gufata witangira kurakara se kandi ese ababyeyi bawe ntibaza ahubwo twiganiriraga ntugire ikibazo nta kibazo bazaza ahubwo nyine ujya ubyumva rero ujya umenya n'umuntu wowe usura papa wawe uramuhahira usura mama wawe hari icyo umufasha hari uturimo two mu rugo ugiye kumufasha ariko waza gusura umwana kugira ngo arebe uko abayeho umuntu sibyo niganiriraga basi ntabwo bazaza buriya ntibabishaka mbabarira umbwire nyami ko mama we yambwiye ngo njye nkukurikirana isaha ku yindi nyami ko nzi ko nta hantu wajyaga wirirwaga hano inda wayikwiye koko nyami mbabarira ubwize ukuri we ni birebire ku buryo ntabona naho mbihera nanjye ubwanjye sinzi ngo bimeze bite bareke kongera kurira noneho tuganire neza utarira kuko ayo marira wiririsha noneho mama wawe reka nkubwire nawe uramuzi ibyo reka tubireke nyami mbabarira umbwize ukuri umuntu waguteye inda mbabarira umumbwize ukuri byibura mbere y'uko ahura na mama wawe ngiye mbanze mpure nawe bikoreye ikiza wowe bimbwire kuko naramuka huye na mama wawe mwembi babiri muri abapfupe ushatse wambwiza ukuri umuntu waguteye inda winjya mu matwi mbabarira sibyo wimfatiranya n'agahinda nifitiye ndakubwira wanteye inda ubimaze iki ndeke kukurya mu matwi nyine uwanteye inda ushaka kumumaza iki ese ubundi ushinzwe iki ku buzima mama wawe azamumaza iki reka nyine berekere mama ushinzwe iki ku buzima bwawe aka kanya bagira inshingano zawe mu nshingano mfitiraga nawe urimo ntabwo ufite mu nshingano ufite ntabwo ufite kumenya uwanteye inda ariko mbareka tutansohokera mu cyumba gira vuba mbabara usohoke we mbabara uro kunyongerera stress gira vuba ubu ndabizi n'ubundi kugira ngo mama wabikubaze mbere y'uko abikubaza arabanza abimbaze we wambabariye ariko wambabariye ukasohokera mu cyumba kanigendere nyampi dore buri gihe nkubwira ibintu kanigendere we ngambasi ngaruka tuvugana buri gihe nkubwira ibintu we sibyo mbabara nkubwiye nabi kandi ntabwo byari bikwiye ko nkubwira nabi ni umujinya uri kubintera pe akoreka musaba akantu we ndakwinginze niba unkunda koko iri banga rigume hagati yanjye nawe kuko nuko ntabwo nshaka mama bimenye kino gihe yewe n'uwanteye inda nzamukubwira ariko atari ubu ngubu wari kumubwira nyampi wari kumubwira we mbabarira basi unyumve bwarimwe unyumve igihe nikigera nzakubwira sibyo ngahaguruka rero haguruka kandi unyemerere noneho ko uyu munsi uri burye haguruka wicare ku buriri ibiryo ngiye kuzana nizere kuri bubirye banza nsezeranye kutabibwira mama nese ubwo urumva nagutanga nyine
ariko inkuru zawe ntizijya zirangira Nese ntabwiwe nabwirana. nakomeje gutega amatwi ndakumva uravuga ababwibona waronkumbuye kweli Ndakumbuye nyine. ufite inkuru nziza rero ntabwo wishimye Nyine mbwira ariko ndishima kandi utarambwira. ngaho nyingingo Mama wambwira. mbwira ngo mbabarira mbwira mama Ndambwira. cya kigo cyo muri Australia Nabyenze. cyakwemeye Ndambwira. ugiye kujya ku ishuri Ubu ngiye kujya kwiga. Ndishimye. ntabwo ibyishimo ndi kubibona nk'uko mbishaka Mbese muterure muri baza wandaruye Ndishimye no ko. uri umunyamahirwe Manishimye. uzi kugira ngo ubone bakwakiriye hariya Ahubwo wabigenje ute? oya n'amanota yawe ntabwo ari mabi Ari mabi ariko ntabwo numvaga ko birahita byihuta gutya. byihuse ahubwo uri no hafi kugenda Mami sinzi icyo nakwitura. oya ntari byo usabwa rero Nabyo. n'ubundi uburere naguhaye ni bwa bundi ugomba kuba ufite ntuzumve ngo ntabwo uri mu maso ya papa kugira ngo akenshi mba ntahari wumve ngo ugomba gukora ibyo wishakiye urabizi ko nanga urunuka abahungu bashobora kukuyobya subizi ko mbyanga Ndabizi kandi urabizi uranzi bihagije. Uzi uko wandeze. yes shiri bite umeze neza amakuru ni meza umva mbabwire rero nizeye ko mutandakariye cyagiye nyine ukuntu mwagiye ntabwo byari byiza ariko nanone njya mbabwira amakuru meza nyine bebe wanjye yanyemereye ko muzajya munsura nta kibazo ni karibu anytime mukaza mukanganiriza ntimuzongere nyine gutinya kuza mujye muzi igihe mushakiye cyose izina ry'Imana yanumiwe umva mbabarira wisha amanukuru natinye uriya mugabo ukuntu nabonaga afite umujinya n'uburyo yari yarakaye yashiriye noneho kubibwira Liza ntiyanabyemera mbabarira ahubwo umamagarire Liza cyangwa nawe ndaza kumwihamagarira ahubwo nyine turi kumwe nuko cyari kiriya umva shiriye ko ngo bamwemerere ngo tuzajya byo mume Liza oui mbwiza ukuri bakwemereye mva yanyemere ega we nta mutima mubagira ahubwo ntago nzi ibintu nyine bijya bimufata simbiza akamera nyine akaretinga kuri ariko ni umwana mwiza pe yambwiye ngo azajya bareka muze mukora ibyo mwishakiye ngo nta kibazo ikibi wenda nyine ikintu yambujije ni ukurenga muri urugo ariko mwebwe kuza nta kibazo mumbabarire sha mujye munsura ni ukuri rungu ryanyishiye kutava mu nzu murabizi ko mba merewe gusanga kumva urasabisira n'ukuri ariko Imana ishimwe we ukuntu twe twagize ubwoba imbaraga shu aho wifata baju mbwiye ngo iki kumva njye sinzi impamvu numva nifitiye ubwoba ni ukuri uriya mugabo naramutinye oya uzi ikintu umukundira se iyo yagupromisinze ikintu agakirengaho kandi yambwiye ngo ni ukuri ko Imana mujye muza rero ubwo mumfashije ejo mwazuze ukuntu numva nyine mba mfite irungu reba hano nta mwana nta kintu na kimwe mburu n'umuntu tuvugana nta gusohoka muri iki gipangu wenda ngo njye no gusura mu rugo cyangwa muhure n'abandi bantu bari bo bose rero nimwebwe ndabinjize basi mujye muza mu bwanire tugukumbuye twibazaga ukuntu umeze n'ukuntu uriya muntu twabonye ateye ubwoba uvuga nabi tuvuga uyu mugabo none hagiye kuzatwicira inshuti pe uko yirabura kumureba yarakaye n'igikara cyarakuye ibyo murabizi ntabwo mbikunda ntabwo umuntu unsebereza umugabo nta kibazo ni ukuri kandi Imana ishimwe niba mumeze neza tumeze neza ahubwo mwambabarire ejo mukaza bazi mukaza mu gitondo ariko oya saa kumi n'ebyiri oya mwaza yagiye mu kazi basi mwaza akimara kujya mu kazi nzagutenguha ni nyampinga wanjye nyampinga wawe wawundi ako bumva niryo zina ufite okay ndakwizeye
ndakwizeye cyane narakwirereye kandi aho ntabaye na papa yari ahari. Aha igihari rero hari ibizamini bisabwa ugomba gukora. Ntabwo wapfa kugenda gusa, harimo mbese no kugira ngo bagupime, harimo gutwita, harimo sida, harimo nyine ni ukureba ko umubiri wawe umeze neza, sibyo? Turareba imivuduko, turareba uko impyiko zawe zihagaze, no kureba umwijima uko uhagaze byose. Okay. Gusa turareba ako reka tugereje tujya ugire witegure ko tuzajyaneyo. Asa ahubwo uzi yuko mu cyumweru gitaha uzagenda, kiriya cyumweru kigiye kuza mu cyumweru gitaha niyo uzagenda. Ubwo rero nese ubundi mwanya nta kuntu uragenda badapima ibyo bintu byose, ushobora wagaswa kuko nkawe wize ugiye kungira n'amashuri, urumva ibyo bintu ni ngombwa, bigomba kubaho. Ese hari ikibazo ufite? Nta kibazo nyine, nta sida, nta nda, nta malariya, nzi ko nta kintu wahurira nacyo cyaba cyarakwangirije umubiri. Ejo rero kwa muganga tubona ibyo byangombwa birakenewe. Cyumweru gitaha umwana wanjye rutema ikirere. Ubu nanjye ngiye kugira umukobwa uri kwiga hanze. Tuzagenda ejo, nta kibazo, byitegure. Kandi umukobwa byari